bimwe narindimo ndavuga by'uko uyu mwana bamwangije mu mutwe hahandi yigize inkumi y'imburagihe yabaye inkumi imburagihe uyu mwana yatangiye kwiyumvamo ubukumi imburagihe ahita atangira kugenda yareza agatuza yego akajya atwara agatuza imbere nk'intuma y'inkuntungura ngo utubere tugaragare yego ntabwo uba uri kubikora gutyo kugira ngo babone utubere gusa uba ugira ngo n'abasore batubone kandi umwana watangiye gutekereza sheri urumva iyo biba biganisha ni amakosa gutangira kwangiza umwana mu mutwe muri ubwo buryo atangira gutekereza ibyo bintu muri ubwo buryo kuko kuri iyi myaka yawe yatekereza ati nzaba muganga ntabwo akwiye gutekereza ko agomba gushyira agatuza imbere ngo amabere agaragare babone ko yakuze kugira ngo babaze izina agasireyinga ibi bintu ntabwo umwana watangiye kujya mu bintu byo gusireyinga aba agifite ambisiyo yo gutekereza ko azaba dogiteri ariko noneho petita amubone yigize inkumi imburagihe kandi ibyo bintu bikwiye gutera inkeke yarikujije birenze igikuriro n'imyaka ye uriya mwana ubona no mu kiganiro nyine yigize nk'inkumi yigize nk'umuntu mukuru cyane nyine uburyo ari kwitwaramo biriya bintu rero hari ikintu cy'igisaze ibintu by'ibisaze bene nk'aba ari abantu bashyiraho amanota bagaragaza ayo yagize muri English akagapapuro ze kukanshyiriraho bakigaragaza ayo yagize muri STT abo yagize mu mibare reka mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuye mbifurize kugubwa neza muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu ni Slim Jesus TV ndetse na Laila Wizi Show. Hello. Meze neza? Ndaho. Urakomeye. Ndashima Imana. Dutangire tubibutsa. Reka tubibutse. Uyu munsi turaho dutangazo tubiri. Dore tugeze mu gihe cy'imvura reka mpere ku bantu boga amazi akonje. Abantu mwoga amazi akonje mukavuga ngo nzoga ejo nimba uzi kutuye wa muntu wasigaho koga amazi akonje agutera umusonga gura isuko se gura shofo ni systeme ikoresha imirasire y'izuba ifite litiro 150 tuguha garanti y'imyaka 3 installation tugukorera n'ubuntu kandi irahendutse rwose none niba ubishaka ukwishyura muri installment mu byiciro hamagara kuri 0788 cyangwa kuri 8200 7152 izo nimero zombi ziri kuri WhatsApp wayihamagara iyo wafatisha hanyuma tukakugezaho icyo gikoresho muhereze umugisha imirimo y'amaboko yacu reka nibaze nuko ngo iki gikoresho ni igikoresho gifasha abantu no kuvuga ngo ni device ni systeme iri tankless nta bigega igirayo ni device imeze nk'ikirahure bayishyira hejuru y'inzu ifitemo cano zinziza amazi akonje n'isora amazi ashyushye yo koga ikiza cy'iyo device ntabwo iriho paratoneri nimba urabona izino ntuza imirinda nkuba uvuga ngo uyifite ku nzu yawe nta n'impamvu yo gushyiraho paratoneri izi nkuba zadutse zateye zirirwa zikubita abantu uyifite ku nzu yawe ntabwo inkuba yakubita ku nzu yawe oya no ku nzu yawe isanzwe ni ukuvuga ngo device imwe isavinga ibyumba 4 ni ukuvuga ngo nimba ufite na apartoma yenda imiryango ingahe tuvuga nimba ari ibyumba 8 ibyumba bingahe bara device imwe isavinga ibyumba 4 ni ukuvuga ngo bathroom enye litiro 150 koga amazi ushe neza ku mirasire y'izuba nubwo uzajya uhendwa ngo amashanyarazi aragenda oya no kuvuga ngo umuntu wese uba mu nzu yiwe najyaga njya ahantu ukabona uri guswicinga koga amazi akonje amazi ashyushye ukabivanga turabafasha nimba uzi no kuba no mu nzu kwa boss urumva umwishyura yawe meje gabura umupangaye ni boss niwe boss baza boss iti uhamagaye bano bantu bakaduha gasa 800 we yishyura 500 murundo ngana gutyo miliyoni ugasanga inzu yishyura miliyoni nta mazi ashyushye ba cyangwa ukabwira umukozi ngo genda unzanira amazi ngo nshyirira ku mbabura we ngo cyangwa ushyira kuri gaze ngo nshyira kuri cuisiniere mbona uko bararinda bacyuhiza mu isafuriya wabwiye nimba upanga ubwira nyirinzu icyo gikoresho ntigihenda agushyirireho iyo device byo ugaha amazi ashyushye nawe ukanda kuntuza we akana kariya bitumye mbisobanukirwa nimba ubayeho mu nzu yawe ufite internet ufite buri kimwe cyose cyo waburaga n'amazi ashyushye nayo yagure wa muntu kandi numva ni ibintu byoroshye kwishyura muri installment kwishyura mu byiciro uzi ko amafaranga wishyura
inzu nimba uri n'umupanga kuri ayo mafaranga uri kwishyura inzu uzi ko nawe wakishyiriraho ukabwira boss tereka nkishyura uku kwezi nsinzakwishyure tubibarane just ku nyungu ze kugira ngo ujye woga amazi ashyushye mbe mbigisha udutirike boss navuga ngo nta mafaranga mfite mbwira utireka uko ayo nayo kuzakwishyura uku kwezi reka nyishyure kiriya gikoresho tuzabibarane kuko n'ubundi ni icyawe kizaguma ku nzu yawe sibyo se ya 0788 na 0782007152 ari kukibonamo muri video dukomeze hanyuma yanzu rero yanzu abakiriya twarababonye pe ariko tugenda tunanirwa akantu gatoya k'ibiciro ariko still iracyari ku isoko dukeneye ushyiraho menshi arushaho dukeneye wongeraho sibyo ni inzu iherereye Kanombe ku Gasaraba musi ikibuga cy'indege ni ku muhanda wa kaburimbo ifite icyumba cyo hejuru ageretse icyumba cyo hejuru muri kuyeba kuri ntuza yanyu kumwe n'ibikoresho ayo bazamuca umuntu uzagura uzamushyira hangahe nzamushyiriraho 2%. ushatse avuga mu mibare ariko oya nzamukuriraho 2%. Yego kuko ngo umuntu ushaka inzu nzamukuraho 2%. Mwemere kumukuraho 2%. Ubu ku giciro nari nashyizeho nkuyeho 2% ku mukiriya wese uyishaka sibyo urumva na babandi mwese twananira ngo mwongere mugaruke twagiye rero ni 0788359691 iyi nzu inariho kiriya gikoresho twari turiho tuvuga nuvuga ngo urinjira muri ifite ibyumba 5 na douche enye zirimo amazi ashyushye ukandakana kariya urumva iriya nzu nkuko nabisobanuye kubera iyo device iriho umuntu utuyemo nta mpungenge ngo zinkuba ngo ibintu ngo bikubita abantu kuko iriya device y'ubwayo bifite paratonere muhamagare kuri iyo nimero tubafashe cyangwa se twumvikane tureba ahantu duhuriza twikomereze rero ubwo twari duciye umwanya wo kubibutsa reka tuhite twinjira mu kiganiro neza ikiganiro cy'uyu munsi tugiye gukora tugiye kugana ku mfashanyigisho niko navuga ejo bundi amashuri agiye gutangira Minerval yabaye ibibazo abantu bakanuye amaso barekano nabonye ubundi ngo ko bakora baby shower una bride shower nta kuntu n'ababyeyi bazabashyira akantu ka school shower ariko school shower kuko uko umuntu aba ari gutuneka ari ku gise cyo kubyara niyo amashuri yageze uzabantu bari kubise kuntu bangana nibazo bari gutekereza ngo Minerval none iravaye bari gutekereza ngo ibikoresho biravaye none abantu batsindishije abana mu mwaka ndabashuhuje hari umuntu ejo ndatsindishije umwana arababara ati Yesu we ngo kuko kiratsinze hari umuntu atsindishije umwana ajya muri koma yego wumva ukuntu urugero rw'ukuntu abantu azize ko umwana we yatsinze akaba atsindiye ku manota meza ariko umusaba kujya muri interina ari busabwe ibikoresho kandi yatsindwa akigumira 9 yari kwishyura make none zubundi ubushobozi ukamujyana muri 9 leta yaguhana ariko umwana ntago yiga neza arababa uyu mwana aregeye umugira na bifu y'ubuzima bwe bwose cyangwa akazahora uvuga ati akazakora ibiganiro ngo mama ndamwe n'andi bakora n'andi bavuga ngo nanga umubyeyi wanjye ariko bashaka mwabana nta makuru mufite aho ubundi umubyeyi wawe mwangute umubyeyi wawe buriya reka nkubwire mama w'umuntu ajye yubaho igihe atagize umutima wo kugukuramo inda ngo ayikuremo cyangwa se ngo akuvutse ubuzima ukivuka nk'uko abandi bajya babikora bibigwari sibyo ntabwo ubibona twita se umwana yavuka akamwica barahari ibyo bintu ujye ubimwubahira icyaba cyose ibyo waba waranyuzemo byose ikibi cyo we wita kibi yaba yaragukoreye cyose birashoboka ko nta yandi mahitamo yari afite nta mubyeyi ujya wanga umwana we mujye musigaho mwabana mwe kuko si byiza kuko umeze nk'aho muteye igisongo aho nawe yakomeretse kuko ushobora gusanga hari igikomere uriya mubyeyi aba yaraguhishe sibyo hari igikomere aba yaraguhishe wowe utazi wowe ukakivunjamo urwango wowe wahara arimo apfa yumva si byiza rero mwabana mwe ariko umunsi mwabaye ababyeyi muzabyumva mbere nk'abari abana yabaye umubyeyi naho bari kubyumva ubu ntabwo yabyumva uriya mwana hariho nabonye w'umukobwa ati nanga mama kugeza ubwo mama we yarize kandi birababaje koko ikiriho cyo ni uko uriya mukobwa nawe umubyeyi azasaba nyina imbabazi amuvesha ko azasaba nyina imbabazi nawe umubyeyi akabona icyo bisaba n'igiciro n'igitambo bisaba ko umubyeyi kubigira inshingano zo kwita ku bana
azaza gusaba nyina imbabazi, azagira amahirwe abisobanukirwe mama we akiriho, kugira ngo kuko agize ibyago akabisobanukirwa nyina yarapfuye yakomereka kabiri, yazicuza ubuzima bwose. none uzi kugira ngo umuntu apfe muri mu ideni, abumugiye mu ideni, abagiye umufitiye ideni. Rya botike niryo riba rishimisha muko ngari umuntu hari ifoto nabonye umuntu yitabye Imana arimo araseka, noneho nagafoto nyine wabonaga umuntu asinzira arimo araseka, avuga ngo uyu ngo apfuye yari afitiye ideni banki. Nina redeni rishimisha. Shana deni rishimisha. Aya, bureka nkubwire. Ngubu nyine umuntu yitabye Imana, wari umufitiye ideni ryo kuzamwitura nk'ikintu kizagukoreye, urababara. Waruzi se ko mu myemerere ya Isilamu bemera yuko iryo deni stili bari kikubaraho? Iyo ari nk'ikintu ari kuzamwitura. Oya, ari nk'amafaranga ufitiye umuntu, ideni nyine ideni. Hari n'ahantu bijya akenshi iyo upfuye bagomba kwiyeranja, baranabaririza. Iyo utigize ubivuga ibyo bintu, bakabaririza ngo uyu muntu hari umuntu agiyemo ideni, baba bagira ngo bagukureho urwo rubanza. Wa muntu ngo ideni ni ikintu gikomeye cyane, ngo n'imbere y'Imana roho yawe yakomeza ikaribazwa. Rero bijya biba cyane, ku cyane kabisa amadeni ukumva ni ibibazo. So rero reka twinjire kuri kino kibazo n'undi amadeni, n'undi hari benshi ari gufata amadeni muri itangira ry'amashuri. Ejo bundi nagiye kubona mbona umwana w'umukobwa bita Beni, uramuzi, w'umuvugabutumwa, umwana wamamaye cyane, arashyize n'iminsi akoze igitaramo nabo bita ba Sherry Silver na ba Moriox Kid ndetse n'andi bana. Ejo bundi yari yatsinze ngo ku manota 83. Birirwa mu posting ahantu hose, congratulation. Ngiye kubona mbona bamwe bari kumurwanya ngo uyu mwana arakabirijwe cyane, kandi ngo biri kumwica cyane. Kubijyanye n'intsinzi ye kuko uriya mwana n'umustar, sibyo? Kubijyanye n'intsinzi ye kuba bamufelicita nk'umustar wari wese, n'abandi turabafelicita bakoze ubukwe, abagitsinze, none se ntuza ko twamufelicise hari icyo yabaye. Miss Naomi ba Naomi n'abandi bose kuri 12 yabonye 0. Ariko iyo umuntu ari umustar, yaba ari achievement ye iramenyekana, abantu bakayishimira, abakunzi be, yaba ari na failure ye nayo iramenyekana, abakunzi be cyangwa se abanzi be nabo bakabiserebura, abakunzi be nabo bakabana nawe. Niko kubijyanye n'abastari bikora. Ariko nanjye hari ikindi kintu nabonye kuri uriya mwana ntabura kuvugaho. Uriya mwana bamugize inkumi imburagihe. Uriya mwana ubona asigaranye akantu kameze nk'ubwibone ntazi, yari kujije birenze igikuriro n'imyaka ye. Ubona niyo ari kuvuga simbizi, hari ama interview yagiye akora, nkabireba nkabyitegereza, nkabona uyu mwana bameze nk'aho bari kumwangiza. Akubijyanye n'amanota ye nta comment nabishira ngo kumukabiriza ngo none nabirenze, nago ngo ari menshi. Oya, birarenze, birabyaterwa n'imbaraga umwana yakoresheje ni ubuzima bwe. Umwana wa mbere yaragize 90 nangahe, akaba n'umwana wa mbere mu gihugu atarapostinze. Bo ntabwo tumuzi, twe turi gupostinga uwo tuzi. Nuko umushuka. Ntabwo ari ukumushuka. Amanota 80 nagara amanota washi. Nubwo yaba 50, uriya mwana uba ugomba kumufelicita. Kurega gufelicita umuntu ntibisobanura yuko yabaye the best of the best. Ni nko kumwankuraja, sibyo? Nubwo yaba yafungiye ku mwuka, uriya mwana uramwankuraja, ukamwereka yuko he tried or she tried her best, kugira ngo ubutaza rushavuga ati nimba abantu banshimiye bingana gutya, nimba abantu bampaye encouragement ingana gutya, ibaze noneho ndengeja, bikamuha imbaraga zo gukomeza cyane. Hariya nta kibazo mbibonamo, ahubwo ikibazo nkibona mu bigano bakoresha uriya mwana. Uziko ari ubona uriya mwana bamukoresha ibigano ukabona yabaye inkumi yikujije cyane, n'ibintu ari gusubiza. Simvuze ko kugira IQ iri hejuru njyangonde bigana kwana na ire nta kibazo, oya sigaho. Urumva uyu mwana ubona n'imyitwarire n'uburyo abari yifashe. Ako sound kawe sinzi nimba hari ukuntu kahindukira pe. Gafite ukuntu kari kumyasa neza neza. Kubangamira. Ya kari kumyasa kazabangamira abantu bakareba. Eka ngahishe. Iryo tara rya. Urumva hari ukuntu umwana hari ikigero cy'imyaka y'umwana n'ibyo agomba gukora n'ibyo atagomba gukora, cyane by'umwihariko ibintu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga,
sibyo ari ibintu bijyanye n'ibyo avumbura ubuvumbuzi bwe ibyo ni ibintu wamwankorajeho ukanamushakira n'umuntu umukocinga cyangwa se umututa umufasha gukora cyane ibyo bintu ari gukora ariko ku bintu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga imbuga nkoranyambaga z'ubwazo si nziza ku bantu noneho byagera ku bana byo bikaba bibi kurusha kuko imbuga nkoranyambaga zibaho abantu bashobora kugukomeretsa zibaho abantu bashobora kugutera ibibazo byo mu mutwe reka mbyite gutyo muri rusange kuko noneho kwifata ukabishoramo umwana nk'uko nguko hari igihe usanga uba umeze nk'aho uri kumushumuriza impyisi mba nabyita muri ubwo buryo urabona nka kuriya kuntu atangiye kujya sinzi nimba ako kantu hari abandi bantu bakabonye nkanjye uriya mwana ubona no mu kiganiro nyine yigize nk'inkumi yigize nk'umuntu mukuru cyane nyine uburyo ari kwitwaramo biriya bintu rero hari ikintu cy'igisazi ibintu by'ibisazi bene nk'aba ari abantu bahohotera abana kiba kiri nk'ariya kikareba iriya nzobe y'umwana nka kuriya cyabona yarakuze yatangiye kwikuza nka kuriya kigatangira gufotora kibona nyine ari mukuru gikuye no kumwegera kikamubaza ibintu by'abakuru ndakubwiye ngo ibi bintu dushoramo abana by'imbuga nkoranyambaga sometimes hagiye biba ari byiza dini kote ariko dorotere kote abantu umuntu batamukontorore cyane cyangwa se ngo bamugenzure bishobora kumugirira ikibazo ngo ariko ngo nago ngo iyo udapostinze umwana udapostinga abana bawe kuri social media cyane ngo nago ubakunda oya ntago ari cyo gisobanura akenshi nk'iyo udafata nk'umwana ngo umushyire kuri stati barekane ati ntabwo ari cyo gisobanura ibi nabyo byo gupostinga abana nabyo ndabivugaho ntabwo ndi bufate umuntu postinga abana be ngo rimire hitaka kuko birashoboka ko ari wo munezero we hari umuntu ushobora kunezerwa avuga ati abana banjye ari wo munezero hari n'umuntu utabikunda ngo nawe sindi bumwite bita cyangwa se bumwite kibihira sibyo ntabikunda nyine buri wese dukwiye kubaha amahitamo ye amunezeza azirongaza adafite icyo abangamiye uwari kubikorera ingaruka bifite nta zindi sibyo hari abantu bakabiriza urumva ugasanga umuntu Scovia wigize kuko avuga ako kantu ngo iyo ngufashe ngo nk'umwana igipimo ngo ugahita ngo ufotora na cya gipimo kimurimo ugatushyira kuri stati ngo kuri stati ni muganga ubu byoherereje ngo ni ibyo birakabije barabikora ugasanga ari no muri serumu kwa muganga ya foto yashyize kuri ntuza ugasanga ari na hehe ibyo sibyo kandi nabwo igihe atari ibintu navuga ko byambura agaciro umwana nabyo numva ntacyo bitwaye nubwo ari nabyita ubuturage cyangwa nabyita iki ntabwo usiri mu bibirimo ariko igihe umuntu ibyo bintu bimushimisha kandi ntacyo bibangamiye umwana we numva tutakamugizeho ikibazo numva ko urukundo rutagaragazwa mu gupostinga umuntu erega buriya ntabwo aba ari rura rukundo aba ari kurwereka mwebwe aba ari kurwiyumvamo we nkawe wowe ku giti cye aba yumva bidahagije kugumana ibyo bintu urumva akavuga ati reka n'abankurikira babone ko nishimye none se ko umuntu abyara tukamupostinga congratulations ntitubikora yego neze hari itandukaniro subireho namaho hari itandukaniro se ntatandukaniro ko umuntu akora ubukwe se tukamupostinga congratulations hari itandukaniro se achievement y'umuntu wari we wese igihe yumva ko kuyisangiza cyangwa se ibyishimo byo kubisangiza abamukurikiye bimunezeza igihe nta muntu abangamiye nta kibazo gihe mbibonamo yego hanyuma rero iyo aya mafoto umwana w'umukobwa yipostingiye utu dufoto aha sinakubwiye ngaha dore ibyo navugaga ngibi dore ngibi wa muntu nawe umbwire urabona iyi positeri ari iy'umwana ku myaka ye oya ndebera nawe umbwire yose hari icyo itwaye nta kintu itwaye yewe we utoza abana ko hazavamo ba nyampinga benshi reka ne kubishyiraho komenti cyane uyu ni umwana w'urwaruka abarundi bavuga ngo ni u Rwanda rw'ejo sibyo reka nirinde kumushyiraho komenti cyane ariko ku kigaragara bimwe na rindimo ndavuga by'uko uyu mwana bamwangije mu mutwe hahandi yigize inkumi y'imburagihe ese ubu ntabwo bireba wowe biragaragara yabaye inkumi imburagihe
kandi iyo umwana yatangiye kwiyumvamo ubukumi, reka agende mbikubwira ibyigize kumba ukera nkiri umwana na bagenzi banjye. Iyo umwana yatangiye kwiyumvamo ubukumi imburagihe, ahita atangira kugenda yareza agatuza, yego, akajya atwara agatuza imbere nk'intuma y'intungura ngo utubere tugaragare. yego, ntabwo uba uri kubikora gutyo kugira ngo babone utubere gusa, uba ugira ngo n'abasore batubone. Mwese abantu baciye mu bwangavu, ibintu mvuga ntabwo mubizi. niba tubona babone kukuze nyine babaze izina. niba bazi izina wabaye inkumi nase n'iby'inkumi nyine ugira sheri. ugira sheri. kandi umwana watangiye gutekereza sheri, urumva iyo biba biganisha, sibyo? ni amakosa gutangira kwangiza umwana mu mutwe muri ubwo buryo, atangira gutekereza ibyo bintu muri ubwo buryo, kuko kuri iyi myaka yawe yatekereza ati nzaba muganga, nzaba umudokiteri, nzatwara indege, nzaba umusirikare ukomeye, nzaba umupolisi ukomeye. ntabwo akwiye gutekereza ko agomba gushyira agatuza imbere ngo amabere agaragare babone ko yakuze kugira ngo babaze izina. agafata serifi nk'iya Shadibu. agafata serifi nk'iya Shadibu, agatangira gusireyinga, bivuge gutyo ko no gusireyinga, agasireyinga. ibi bintu ntabwo umwana watangiye kujya mu bintu byo gusireyinga aba agifite ambisiyo yo gutekereza ko azaba dogiteri, ko azaba umusirikare ukomeye, ko azaba umuganga, sibyo? hari akandi nabonye harimo akarabo, ariko Semana yanze noneho petitita, ariko neneho petita amubone. ntabwo ariko tumuzanye, ziri hanze razi na foto, ziri hanze nazibonye no mu kiganiro kuri Street. nta kibazo, aya mafoto nyabonamo, aramutse nta yindi intention azi yari inyuma, sibyo? gusa jye nababwiye comportement z'uyu mwana, jye narazitegereje kenshi, yigize inkumi imburagihe. kandi ibyo bintu bikwiye gutera inkeke ababyeyi be, kubona umwana yatangiye kwigira inkumi, kubona ko agomba nyine gukura attention y'abantu. ubundi hari imyitwarire y'umwana, ukabona nyine ni umwana n'ibyo ari gukora, nubwo yakwirya ariko ubona yabikoze bya cyane. ariko hari imyitwarire ubona n'umwana, ukabona ko iyo myitwarire iteye inkeke, ukabona yikujije cyane, ukabona na attention ashaka gukurura itandukanye n'iy'abana. muzarebe ibiganiro bye muzansubiza. ubu bagiye kuntuka. uyu nguyu se abankurikiye ntubizi ko bajya batukana se? I don't care. urabona se bitazamukoraho uyu mwana, ntabwo bishobora kuzamukoraho. kandi aribyo ndimo ndakubwira. iyo umwana atangiye kumva yuko agomba gukura attention cyangwa se gukurura abafana, nyine akurure amarangamutima y'abantu, haba hari ikindi kintu kiri mu mutwe we. ushobora gusanga n'aba bagamije ko bamukurikirana, urumva abashaka nyine ko babona ko yakuze, sibyo? ibyo bintu ukura si ikibazo, ariko kubyiyumva mutaragera kuri urwo rwego ni ikibazo. ibintu urabona bidashobora kuba byamukoraho cyangwa bikamuzanira izindi ngaruka. ni ukumukururira ibirura. ubu se uyu mwana nimba afite telefone urambwira ko nta bigoryi, reka mbyite ibigoryi, kuko iyo utangiye kwinjira umwana nk'uyu nguyu uri n'umwanzi w'igihugu. urambwira ngo nimba afite telefone nta bigoryi bijya bimwoherereza imitima? birahari. none se umwana mukuri mu bwana bwe arashukika, sibyo? iyo rero hari ibintu bitangiye kumushuka muri ubwo buryo bimwohereza imitima, yumva ko ntacyo bitwaye nawe gukanda agatima nawe akakamwoherereza. byari agatima bikaza n'irindi jambo, gutyo gutyo ugasanga umwana bamwinjiye mu bwonko, bamushoye mu zindi nzira. urumva birababaje cyane, birababaje. ariko nanone abantu nuko benshi bagiye bamurwanya, twebwe tukagira ngo nyine ukabona abantu benshi barimo baravuga ngo uyu kuba bari kurwanya muri kurwanya cyangwa se imyitwarire y'umwana, bati ni ukumwanga cyangwa se n'ibyo. nta n'umuntu urwanyije uyu mwana, rega uyu mwana nta muntu wamurwanya. ugiye no kumurwanya waba uri n'inyangabirama, kuko uyu mwana akwiye kuba gusapotingwa aramutse hari ibintu ashoboye. hari nk'utuntu ajya yivugira two kubwiriza, ntacyo bitwaye kuyobora umwana inzira y'ukuri akiri umwana. kubona Bibiliya bivuga ngo toza umwana wawe, nyuzuriza nimba warize Bibiliya, toza umwana wawe gusenga. nawe wize ikigoroba ariko bisa nk'ibyo ngibyo, ngo toza umwana wawe inzira y'ukuri. ibintu nk'ibyo ni byiza,
ariko hadatangiye kuzamo utuntu nyine two gucengacenga ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Niyo mpamvu rero uyu mwana ntekereza reka ko n'ababyeyi be nabo bari vigila, saba Kristo sinabonye basenga, buriya nabo baba bacungira hafi, baba bacungira hafi, kuko umwana iyo utamucungiye hafi nyine ibyonnyi ibyonnyi biramwataka da. Yego. Ya. Sound zabaye ikibazo. Twikomereza ariko nari. Yego. Iyo utamukomereje hafi ngo ibyonnyi biramwataka, ukabona hajemo ibindi bibazo, ari mpamvu tuba turimo turagenda tubibutsa gake gake ko mugomba kwita ku bana banyu. So turi no kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, abantu badukurikiye turi kugana ku musozo. So mbere ya byose rero tubanze ndikumva twasoreza aha ngaha, ariko nanone kamanza ndebe zimwe muri comment abantu bagiye bashyira kuri iyi video. Hari akantu nabonye. Yego. Hari umwana wanzaniye urupapuro rw'ikizame. Gusa ariko mbanza usome kuri zino comment ndi kubona. Hari comment nabonye abo. Bati uvuze ukuri mama Mugwiza, urya mwana ababyeyi biwe umenga ni kidandazwa cyabo, batuma gashanuka Merisi ku nkebuzo. Ababyeyi nibo bacuruzi ba mbere b'abana babo, icyo bashize imbere ni kashi, abana banitswe nk'ibicuruzwa, banakorera marketing Breast Mugwiza. Urabona ko hari abantu bagiye bahuzana Mugwiza cyane. Vraiment ababyeyi ba Beni munakebure rwose, ndabona biri kurenga urugero. Maybe ashobora kuba ari uburyo yarababereye muzima financially, ariko nibirenga urugero bishobora kuba bibi. Ngewe ndi umukobwa ubivuze, uzi ko kubera ayo mafoto nagize ngo asoje secondary. Cyakoza ni ukuri mugabanye kuzana abana kw'iyi mihanda kabisa, kuko muri kubereka abanzi. Aka kana karashyanuka byahatari, ntimugashyigikire amafuti. Harimo comment ziri hashi cyane zikomeye. Wa mubyeyi we, ni wowe numvise wamagana ibi bintu, ndagushimiye. Mugwiza wanje ndagukunda Teroma. Urabona abantu benshi babonye iki kintu ko bigize gute, ko bikomeye cyane, ko bidakwiriye, bidakwiriye rwose. kandi rega buriya umuntu nk'umubyeyi nka Mugwiza najya hwitura ababyeyi bagenzi be nk'aba ngaba buyu mwana, ntibakamufate nk'umwanzi, bajye bamufata nk'umuntu ukwiriye, uvuze ukuri, akwiriye no kubereka, aberetse umurongo umurongo w'ibyo bagomba guhindura ku myitwarire y'umwana wabo. Hari rero urupapuro nagize gutya mbona runguyeho, numva shesha urumeza. Arwo rujyanye n'ibintu by'amashuri, bijyanye n'amashuri n'imirere y'abana. Hano hari ikibazo, munyihangane abantu munkurikire mutekerezanye nanjye. Babajije ikibazo bati Samuel scored this marks in midterm test. Ngo Samuel yabonye amanota mu gihembwe hagati, muri test y'igihembwe hagati. Bashyiraho amanota, bagaragaza ayo yagize muri English, akagapapuro ze kukanshyiriraho, bagaragaza ayo yagize muri STT, ayo yagize mu mibare, ayo yagize muri science. Barayandika. Barangije hasi babaza umwana bati ngo ni muri ihe somo yagizemo amanota menshi. Ya mbere irabaza ngo ni ayahe manota uyu Samuel yagize muri STT, kandi STT bayanditse, bayagaragaje bo ubwabo bayiyandikiye. Babyeyi mumfashe dutekerezanye, ubu turi gushyuha mu mutwe kugira ngo tujyane abana ku ishuri. Abana tugiye kujyana mu ishuri, ndebere urwego rw'ibibazo bari gutegurira abana. Umwana bamuhaye igisubizo, bari no kongera kumubaza igisubizo. Tuvugishije ukuri, ubu ni uburezi butuma abana batekereza, buhereza abana ko bakoresha ubwonko bwabo bagatekereza. None se umwana nimba umuhaye igisubizo ukongera ukanakimubaza, uragira ngo umwana akora iki? Akazi ke nakaye muri icyo kintu umuhaye? Akazi ke ni ukwandika. Ngaho nyumvire. No kwandika ibyo wamuha, no gukoporora, no gushushanya. Ngaho nyumvire nawe. Dore ngiyi ntuza nawe aka kantu kanshyiraho wumve. Barangije ngo in which subject, ngo ni muri ihe somo
yagizemo ngo amanota makeya kandi biranditse, arareba nyine hari umubare mukeya, hari ahandi se umwana wamuhaye ibisubizo by'ibibazo wamubajije, nicyo ushaka ko akora. byari byo mu wakangahe? Reka nirinde kuvuga ikigo n'ishuri, gusa aho aba ariho hose mumfashe mumbwire uru rwego rw'imibarize y'abana twohereza ku ishuri twatanzeho amamiliyoni. Umbwire nimba uyu mwana koko afite azagira ubushobozi bwo gukoresha ubwonko bwe, wowe umurera, we murezi we, wamufashije kuba umunebwe wo kudakoresha ubwonko bwe. Ntabwo uri kubyumva hano? Umwana umuhaye ibisubizo, uri no kumubaza ibisubizo bya bisubizo wamuhaye. Uzi ko umwana w'umuhanga iki kizame yagitsindwa? Reka nkubwire impamvu. Umwana w'umuhanga ufite ubwonko butekereza iki kizame ashobora kugitsindwa, kuko ashobora kwibaza ngo, ashobora gutekereza akabona biramusekeje, akibaza atari ko ubundi wa mugani hano bambajije iki, nimba bampaye ibisubizo bakaba bari no kumbaza ibindi bisubizo, birashoboka ko hari izindi formule ngomba gukoresha. Urumva, agakoresha ubwonko bwinshi n'ubwenge bwinshi afite muri we, bikarangira atsinzwe. Koko tuvugishije ukuri mwabarezi, umwana hano nakaye kazi uba umuhaye, nicyo umufashije mu gukoresha ubwonko bwe. Uyu abantu mwize kera mumfasha, bizame babahaga mu mbwira uko byabaga bimeze, biteje inkeke, biteye inkeke. Nese uragarusura nakimubajije, uragira ngo akore ikize? Nakundi twabigenza. Reka twiganire ku musozo. Reka dusoze dushimira abantu mwari mudukurikiye. Gahunda ni yindi, ushaka koga amazi ashyushye uragura icyo gikoresho uri kureba kuri kamera, kuri screen zawe. Hanyuma ushaka kwishyura amafaranga yose n'amafaranga make cyane kigura, ushobora kuyishyura bakagukora installation n'ubuntu. Garanti ni imyaka 3. Urumva ko ni igihe kirekire. Ifite ubushobozi device gukoresha umuriro, imirasire y'izuba 95%. 5% gasigaye na amashanyarazi, ariko ntekereza ko mu Rwanda amashanyarazi bidakene kuko duhorana izuba. Iyi systeme ni systeme y'inyaburayi, izi systeme ni z'inyaburayi kuko baba bateganya ko hari igihe kizagera hakabaho ibura ry'izuba, niyo mpamvu baba basiza ko 5% kugira ngo uzakoresha amashanyarazi. Twebwe rero mu Rwanda duhorana izuba, tugize ibyago dushobora kuribura nk'iminsi nk'ingahe, kandi iyi device ushobora kumarana amazi ashyushye iminsi 3. kandi n'abakobwa baba bafite ubushyuhe, ushobora kumarana amazi ashyushye iminsi 3. Abantu mwubatse nyaboneka nimutugane tubafashe kubona ibikoresho nk'ibi ngibi byabafasha kubona amazi ashyushye mu ngo iwanyu. 0788 359 cyangwa 08200 7152. Sasa reka tubashimire, mwakoze.